baby rosto shaya ngaonyetera nyongorera muri sumutima wanje. You so sweet mamacita sinzi kona kwitesha. Oh yeah 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 sinzi kona kwitesha. Yes, reka tubaye kaze mwe mukurikira DREAMZS TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho umusitari nkuko mubizi tubagirira kuri hatandukanye. Ibyiza gusa tubagezaho inkuru zigiye zitangaje igikomeye hirya no hino ku isi tubagirayo tukabibagezaho kandi tubashimira ubufatanye mutwereka ko mutuba hafi umunsi ku wundi. Nkuko mubizi rero nge ndi Demi wamamaye nkuko mubizi ubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Hano turi kumwe numwe mu bastari tumenyere hano mu Rwanda. Umusitari mu buryo mu bikorwa bigiye bitandukanye, ni umusitari muri filimi nyarwanda gusa hakaba hari n'impano yihariye afite. Murabizi tubagirirayo tugira kure mutabasha kugera aho mudutumye turatumika, ariko aka kanya reka dutumike uwo mwadutumye ari we ugiye kwivuga mugiye kubona nonaha. Tuguhaye ikaze kuri DREAMZS TV. Murakoze cyane. First of all mbanje kubashimira kuba mwangira icyizere mukanyakira mukamikaze muri DREAMZS TV. Mbanje no kuboneraho nshimira abakunzi banje, abafans banje, abankurikira ku Instagram, YouTube n'izindi mbuga zitandukanye. Nkuko mwari mubizi ndi wa wundi ugarutse, wa wundi mwahoranye kandi wifuza ko muhorana ibihe byose. Amazina ni Niyompano Peter, rya zina ryanyu mukunda Ancrite. Ndakeka baranyumva, ibindi wambaza nta kibazo. Okay, sawa kabisa. Arakubwira ati ni Niyompano kwe twaje ejo nakurebye kuri Magic uri gutanga ikiganiro, gutanga interview. Hari ikintu kimwe wabwiye abafana bawe. Hari ikintu kimwe wabwiye abafana bawe wenda turaza kuza kukigarukaho, ariko ni ikintu cy'ingenzi gisa nkaho cyakuba ku muntu. Ikintu wambwiye wavuze ubuzima. Wavuze ubuzima bwawe wanyuzemo kugira ngo ugere ku cyo wifuzaga, n'ibintu byari bigoranye cyane. Ako saka kanya umufana wawe ugukurikirana umunsi ku wundi, akuzi, abenshi tukuzi ukina mu buzima bw'ishuri series, ariko ntago tukuzi mu buhanzi cyangwa se mu kindi kintu. Ubundi Niyompano Peter, iyo bavuze Niyompano Peter, ni Peter wuhe? Ni Peter ukora iki? Ni Peter uteye ate? Ni Peter umeze ute? Ni Peter ukunda iki? Yanga iki? Murakoze cyane. Niyo mboniyo no kubwira abafans banje n'abankurikiye bose, ni Peter wa wundi ukunda kuririmba. Ndakuririmba kandi ndanabikora cyane. Tindi nkaba ndi umuntu ukunda kuba nakina films shingiye ku nkuru, ubuzima, amateka. Uti nkunda gukina films, nkunda kuririmba, ariko abenshi tukuzi muri filimi. Ese niyo mpano yo kuririmba hari ikintu yiziho? Biragoye kuko ubwanjye buryo niyumva kugusubiza keretse ari ibikorwa. Ubundi njya mbona abandi bino byamamare tugiye tuzi hirya no hino bitandukanye, ari uburyo umubaza atese ubundi kuririmba urabizi buryo cya kwikizanya akaperanya, urumva bavuga ngo na akapera. Ubundi Niyompano Peter urumva harimo mu zina ryawe harimo n'impano. Impano enye z'ingenzi uzinizi. First of all ntiriwe njya kure, impano ya mbere niyumvamo nkaba nanayikunda, nubwo nteze 100% ariko nyiyumvamo ndanayikunda. Nukuririmba songs. Urumva nje wenda hari uburyo umuntu afite impano ako zirutanwa mu gushobora no gukunda. Nakwaje impano enye. Nize impano enye uzi cyane kurushiza. Okay, first of all nakubwiye ntago mbigarukaho kuririmba. Ikindi gukina films, cyo ni cya kabiri. Ikindi buriya fashion design bro. Nimwe mu bintu bimfata njye ubwanjye nkumva nduzu
nkumva igihe ndi kubikora ibyanjye byose nkumva niho mbisize ubuzima bumeze neza ubwo izo ngizo ne eshatu ndakeka ibindi biza ari nk'inyongera biza ari nk'inyongera ariko urumva buri ubuzima bwa buri munsi ntabwo waba uri muri shooting cyangwa se ntabwo waba uri gukina filimi ubuzima bwa buri munsi ntabwo waba uri kuririmba cyangwa se kwandika indirimbo ubundi mu buzima busanzwe Peter akora iki mu buzima busanzwe njyewe wenda batari bazi n'icyo nkora ashobora kumbona nk'umusitari nigendera baba batazi ibyo nkora kenshi baba banyibazaho mu buzima busanzwe ngende wa muntu w'umu businessman nubwo batari ntago ari ibintu birenze cyane biba ari bike ariko bikanshimisha nibwo buzima bwanjye nibera Peter akorera hehe akora iki muri iyo business sayizi Peter umukeneye wamusanga muri Ariti Rwamagana Peter umukeneye ni wamusanga mu gashop rwose hariya niho mba nibereye Peter uri gukora iki ucuruza ibiki cyangwa se iyo business yawe ukora ni business bwoko ki murakoze cyane nta nubwo ari ibanga uko buriya mushobora kumbera abakiriya ushobora kumbera abakiriya n'abaniza amatwi n'abankurikiye bose kuri za mbuga twavuze zose mba ndi gucuruza nje byifungo jewe rwose nkuko nakubwiye ko ndi designer kuvuga muri make umuntu araza ukamuremuka muhindura mushya seriously ni ikihe kintu n'uwo cyakwaye kumva ko kigushimishije nubwo tutaramenya ibizaza wenda bizagushimisha kushaka ko se ni ikihe kintu cyakwaye kumva ko kigushimishije cyane nkuko bisanzwe bizwi umuntu agira ibimushimisha akagira n'ibimubabaza rero njyewe ikintu cyanshimishije kuruta ibindi byose urabizi nawe iyo uri umusitari ari ugenda uhura n'ibintu byinshi cyane ikintu cyanshimishije kuruta ibindi byose ni umuntu wampaye amahirwe yo kuba nagenda namamara ubu ngubu nta wundi ni umusaza twese tuzi mu ndirimbo za gakondo bita Mavenye Sudi Mavenye Sudi bivuze ko muziranye turaziranye cyane hari icyo yagufashije hari icyo yamfashije hari aho yambanye ari naho yangejeje hari naho yakugejeje birumvikana rwose nkuko bisanzwe mwe ukomeje gukurikira DREAMZS TV turacyakumwe na Niyompano Peter mu mpano ye idasanzwe afite impano nyinshi zitandukanye mu bisi byakora hariya kuri cameraman turi kumwe na Nzeno photographic niwe uri kubikora cyane uri guhuza amajwi n'amashusho Peter akanya nkaka ngaka ndagira ngo rero Peter unshyirireho agapera hano kuba gukurikiye kuba kunzi bawe kubafana bawe nshaka kundirimba indirimbo imwe ukunda mu Rwanda yundi mpanzi mu Rwanda ungindirimbire hanyuma unshyirireho agapera kamwe unshyirireho agapera k'indirimbo yawe bwite birumvikana kuko ndakeka mba ndi no ku minota reka ngerageze ngende ncamo igice ku kindi byamfasha kugira ngo ncuruze iby'umwete wagira akapera kamwe agapande kamwe k'indirimbo imwe ukunda mu Rwanda hanyuma ukatishyiraho n'akawe kugira ngo tukurekure ndabona n'abakiriya bagukeneye cyane urabona ko hariya barisa nkaho bagutegereje sawa wadushyiriraho gake ngiye kukuririmbira We Don't Care by Medi and Rayvan. Medi and Rayvan. Okay. Umufana wawe aracyagutegereje hariya. Banegereze ngenzi ko nje kuba talent muri aya masegonda. So. What you stand on it? What you dance it why? What you tell repeat your praise, baby, you want more sharas. Baby of coming, everything will be your love. King is staying on, yeah. Touch your worry, touch your give. One more show me rust. Ask you one more shy. King story, oh baby we don't care. Baby we don't care. Oh yeah. Why baby we don't care. Oh, yeah. I'm sorry. Wapenzi ya koronewa. Yeah, rara chat, rara zera for me. Maybe rasta shy. When birds don't curry. Baby, ready for me. Baby, rosto shaya. Ngaonyetera nyongorera. Mamuri sumutima wanje.
tubone. Kabisa kabisa. Wahatwika cyane hasha kweri. Kweri. Umufana wa hano mbonye message kuba dukurikiye live kuri DREAMZS TV. Arambwiye tu umwana impano ye. Yabaga he yariri he. Brumvikana. Kabisa sana unyemeza sana wemeza abakunzi bawe abagukurikiye hano kuri DREAMZS TV. Akanya nkaka ngaka wa dushyiriraho akapira k'indirimbo yawe bwite hakano gato cyane. Nta kibazo. Kambaririmbira karofre kugira ngo ducunguze ubuzumwete kuko ndanakeneye. Ndabona abakiriya bagukeneye cunguza uryo umwete tumve ubundi indirimbo yiwe imeze. You the one in my love, reka nkuvugere kuri mwiza be. Iyo mbonye utambuka nukuri numva ntanakuva inyuma. Kuko wuje uburanga nicyo cyatumye nkuhitamo mu bandi bose. Nyemerera windukire unyemerera umbwire ko tuzabana iteka. I'm crazy. Yo, you the one in my love. Sicho nakwitesha. Niyo wansaza binganiki sinzi ko nakwitesha. You so sweet mama sita sinzi ko nakwitesha. Oh yeah sinzi ko nakwitesha. Kabisa. Peter reka tugushimire cyane ugende wakire abakiriya ndabona bari kugushaka ari benshi. Buriya tuzakomeza tujyane ikiganiro n'ubutaha. Reka tugushimire Peter. Murakoze cyane. Gira icyo ubwira umufana wawe iminota umwe amasegonda make. Okay, umufana wanjye cyo namubwira mbere na mbere nuko yakomeza kunshigikira kandi ndabakunda cyane. Komeze kunshigikira haba Instagram, YouTube and Facebook hose bakankurikira ibihangano byanjye. Wabona uciye kuri DREAMZS TV. Reka tushimire rero mwebwe mudukurikira kuri DREAMZS TV. Reka mbabwire ngo mware kumwe na Demi wamamaye nko mubizi hamwe na Nzeno. Ibihe byiza turabakunda cyane kandi mukomeze gukora subscribe, comment na share kuri ku mutima turabakunda cyane. Bye bye. Ciao.